munsi mwiza bitewe n'aho umugabane uherereyeho uri, umugoroba mwiza bitewe n'aho uri, ariko hano imbere mu gihugu ni mu masaha y'igitondo. Twahisemo gukorera ikiganiro kuri tere kuko twahisemo haba urubanza rutaba, twe turi abana b'urukiko, mu yandi magambo turi inshuti y'urukiko. Turi hano ntabwo uyu munsi ndi jyenyine mu kiganiro, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jaras Ndahabaye, Jean Paul Nkundineza, nizere kumeze neza. Yego tumeze neza cyane. Turi hano rero ku mpamvu zirenze imwe, ariko imwe mu mpamvu yatumye tuza ngaha nuko byari biteganyijwe ko witwa Ishimwe Thierry alias Titi Brown cyangwa se aka Titi Brown agomba kuburana mu mizi. Uyu Ishimwe Thierry wihimbye Titi cyangwa se bise Titi kubera igice yabagamo cyo kubyina, ninde yabaga mu kihe gisata ubona? Ishimwe Thierry wamamaye nka Titi Brown ni umubyinnyi w'imbyino zigezweho cyangwa se moderne cyangwa se dance moderne kugira ngo mubyumve neza. Yamamaye cyane ubwo yagaragaraga by'umwihariko mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'abahanzi nyarwanda, by'umwihariko cyane mu gihe cya corona nibwo yagaragaye mu mahit menshi cyane agiye atandukanye. Ubwe yigeze kwiyandikira kuri stati ati indirimbo ntari gusohokamo ubu ntiri kuba hit. Uyu mugabo yatawe muri yombe muri 2021, yaratuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, aburanishwa bwa mbere ifunga n'ifungurwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Yarahagarariwe mu mategeko na Maître Buhuru Pierre Celestin. Uyu muhungu yarakurikiranwe icyaha cyaha. Uyu muhungu kugeza n'isaha n'icyo gihe akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana, ariko mbere yuko tujya kuri icyo cyaha reka mbibutse ko mbere gato yuko atabwa muri yombi yari yasohotse kuri afishe y'igitaramo yagomba kugaragaramo cye cya mbere cyo muri Kigali Arena, birangira n'ubundi atawe muri yombi habura umunsi umwe nga performing. Ubwo bivuze ngo bari baraguze amatike barahiye. Oya, habaye abandi bara performing ariko bari baje ku rwego rwa Titi bo ntibamubonye. Uyu mugabo kuki amaze igihe kirekire ataburanishwa mu mizi? Abantu bakwibaza iki? Abantu bakwibaza wenda impamvu yidindira no gutinda ku rubanza rwe, cyane cyane ko natwe twakomeje kubyibazaho, ariko bimwe mu byo ntekereza ko bishobora kuba byaradindije uru rubanza harimo no kuba umunyamategeko we yaragiye ananizwa. Reka mbivuge gutyo kuko ariko yadusobanuriye ubwo umuryango wagiye umwegera ukamubwira ko uyu munyamategeko atita ku mukiriya cyangwa se atita ku mwana wabo, bishoboka kuba ibyo bintu byarateye ibizazane cyane. Ariko kandi uru rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni rumwe mu nkiko zigira imanza nyinshi. Habayeho pendinga kw'imanza kubera icyorezo cya COVID, ntabwo ari igihe cya corona. Uravuze ngo igihe cya corona nyibutsa abantu bamwe bayangwa muri corona. U Rwanda rwagize ibibazo nk'iby'isi yose yageze, rugira COVID-19, imanza nyinshi zirasubikwa, izindi zikabera kuri Skype. COVID yarabaye ariko ibyaha ntibyahagaze gukorwa kuko n'ikimenyimenyi uyu muhungu yatawe muri yombi n'ubundi turi mu bihe bya COVID-19. Yego niko bimeze. Rero uyu mugabo bitunkuranye uyu munsi twari twabukereye nk'abaza kuza mu rubanza rwe, nubwo atari umuntu munini muri industry nini y'umuziki nyarwanda, ariko mu gihe gito yagaragayemo yahise abyibuha. Niyo mpamvu yari yatuzanye. Nubwo bwose Jean Paul wenda yavuga ko atari munini cyane, ariko ni munini muri firidiye mu gisata cy'ababyinnyi, kubera ko yasaga nkaho iki gisata cyangwa se iyi segment cyangwa se iki cyiciro cy'ababyinnyi asa nkaho ayoboye. Kugeza ubu ngubu agiye kumara umwaka muri gereza. Umwaka warageze ari ku minsi 30, ariko si we wenyine, ni benshi bitewe uburemere bw'icyaha akurikiranyweho. Ni umuhungu ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17. Senari iteye gute? Umukobwa yasambanyije yavuye mu mashuri aho kujya iwabo yigira kwa Titi. Titi nawe ruhana inkoyoyo. Ngira ngo nkuko no metre we yatubwiye ko ngo yatanze impamvu ivuga ko ari bunyure kwa onkire we. Onkire we uwo ni we Titi. Wewe wiseka. Yaciye kwa onkire. Yaje kurangira atanyuze kwa onkire nkuko yabibwiye iwabo, aho ganyura kwa Titi bararyamana ndetse ngo amutera n'inda. Ubundi abantu bose bakurikiranyweho ibyaha bya viole akenshi usanga bikomoka ku bana baba basamye, kuko abasambana batujuje imyaka 17 ntibatwite nibo besha. Uyu muhungu yamuteye inda, amaze kumutera inda umwana yarakira umwana muto, birangira habaye iki?
byarangiye umuryango w'uyu mwana usabye cyangwa se ugiye muri RIB gusaba uburenganzira bwo kuyikuramo, inda yakuwe, inda ikurwamo. nyuma yo gukurwamo kw'inda Titi yahise atabwa muri yombi. Yego. Abanyamategeko bakibaza ngo niwe wasabye RIB gukuramo inda cyangwa ni umubyeyi we wagiye kubisaba. Itegeko rirabyemera, iyo umwana agifite ubuzima imbere akeneye kwiga, umuryango ukabyemera nawe akabyemera, ishobora kuvamo. RIB yo irakurikirana icyaha cyabaye, yaba yaramutende cyangwa atarayimuteye. Reka twikorere gutya. So rero twebwe n'ubundi ntabwo twinjira muri dosiye nyirizina, icyatuzanye n'ukumva, ahubwo reka tubabwire ko nta gihindutse. Titi Brown cyangwa se Ishimwe Thierry azaburana ku itariki ya 8 z'ukwa kabiri muri 2023. Ukiri aho ngaho mwageze ku rukiko, mwahuye n'umwanditsi w'urukiko ukurikirana imanza shinjabyaha, yababwiye ngo iki? Niwe watubwiye nyine, niwe watubwiye igihe rwimuriwe ndetse n'impamvu rwasubitswe. Uyu muhungu impamvu urubanza rwe rutabaye, umucamanza wagombaga kumuburanisha yatangiye ikiruhuko cy'umwaka. Ubundi umwaka w'ubucamanza n'ibiruhuko akenshi uba mu kwa 8, ariko arubwo umucamanza ashobora gufata konjiye bitewe n'impamvu imwe cyangwa iyindi. Nta mpamvu idasanzwe, si impamvu yo kudindiza urubanza, nta wundi mucamanza wayijyamo, yaba haradahari. Iyo adahari ny'urubanza rurasubikwa. Imwe mu mpamvu rero yatumye urubanza rwa Titi rusubikwa kuri y'ishuro nuko umucamanza urufite yatangiye ikiruhuko, ari mu kiruhuko cya konjiye y'umwaka. Urubanza rwimurirwa mu kwa kabiri ku itariki ya 8. Yego. Ngo umwaka azawuriramo byanze bikunze. Niko bimeze. Ubwo reka twihanganishe Titi n'inshuti ze n'abandi bose bari batewe amatsiko no kumenya ikiva mu iburanisha ry'uyu munsi. Uyu mugabo kuva yatabwa muri yombi, Mike Karangwa aravuga ati nzamusura Kicukiro, zamusura biyandikisha gute Mageragere. Mike genda usura umwana, umujyama wawe genda umusura. Reka tumuveho tujye no ku zindi manza zari zatuzinduye cyangwa se zari zituraje ishinga kuri uyu munsi, kuko ntabwo urwo rwa Titi rwonyine nubwo rwari ruhatse izindi, ariko hari n'izindi manza twagiye tubabwiraho. Twagomba kumenya ibyo kujuririrwa, oya cyangwa se bagomba kumenya iby'ubujurire bw'ubushinjacyaha mu rubanza rwa IPRC. Eske koko IPRC ubushinjacyaha bwarayijuririye ku bari baratawe muri 2019? Igisubizo cyari yego. Urujijo rwari he? Ni bande bajuririwe? Ngira ngo twibwiraga ko bashobora kuba ari bose, ariko twaje gusanga atari bose. N'abandi 6 bajuririwe, harimo batanu n'umugore umwe. Ngira ngo muri ndavuga 3 vuge bandi 3 kamera bo mu kizuru uvuga bo hasi. Yes. Bwana Murindahabi Diogene, umugabo wayoboye IPRC imyaka 11, yamaze kujuririrwa n'ubushinjacyaha. Muhimpundu Vendeur nawe yarajuririwe, ariko kandi ntabwo ari wenyine, na Hakimana Venusti nawe uyu munsi ubushinjacyaha bwamaze kumujuririra. Ngira ngo rero na Rukundo Tumukunde ndetse n'uwitwa Mugenzi Nepomusen, kimwe n'uwitwa nabo ni 3 Maniragaba Alphonse barajuririwe, bari mu bajuririwe. Aba bantu rero impamvu bajuririwe ntekereza abenshi n'abayobozi, abandi n'abarimu. Itwara bivuze nta foto nta cyabaye, inka yarariwe kera. Gusa bari kuburana uruhu. Umucamanza avuga ko yaba ubushinjacyaha cyangwa uregwa, iyo aguhaye iminsi 30 muri gereza uhabwa iminsi 5 yo kujurira. Gusa ntabwo ari kenshi ubushinjacyaha bujurira detention, ntabwo ari kenshi biba, ariko kandi hari ubwo baza nabo nyine bakavuga ati turajurira hapatse mategeko. Yego. Hapo natinya. Ubwo rero nta gihindutse, kubera ko twamaze kumenya ko n'ubundi bagomba kuza. Nyuma y'imanza nyinshi ziri hano n'imanza nyinshi zitabaye zasubitswe kubera impamvu zitandukanye, abagabo ntabwo barahabwa itariki yo kuburana. Reka tubabwire n'imiryango yanyu ko ntimurahabwa itariki yo kuburana. Gusa imanza za detention zirihuta cyane. Reka twizere ko ibyo ari byose urwa IPRC ruzaba vuba, nubwo tutaramenya itariki yarwo. Ngira ngo dusimbukire mu rubanza rwa ADP. ADPR miliyari 10. Kagira inkuru. N'abagabo baburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Bamwe bagirwa bera, abandi barakatirwa. Barimo Pastor Sindayega Tofil akatiye imyaka 7, Rineya akatiye umwaka, Mediatrice akatiye imyaka 2, abandi babaye abere. Nabo ubushinjacyaha bwahise babajurira immediately. N'urubanza rugira impaka nyinshi, n'urubanza kandi rurimo, niba navuga amateko amategeko asabaho. N'urubanza rwatangiye kuburanishwa 2017. Guharira cyane. Reba urubanza rwatangiye kuburanishwa 2017.
rumaze imyaka itandatu igiye kwituramo. Rero amakuru tumenye mu kanya, abanyamategeko baburanira bamwe mu baregwa bihariye umucamanza. Uru rubanza ubundi rushingiye ku kiko rurimo rwaserera nyinshi, urabona ruzarangira ryari? Igihari ikigaragara ni uko bifatika abantu baregwa badashaka kuburana, impamvu utamenya, cyane ko n'amafaranga baba baregwa banyereje ari menshi cyane, n'imitungo yabo ubu ngubu ifatiriwe n'ubushinjacyaha. Kumva rero ko bakomeza kuyikoresha muri ubwo buryo bwo gutindatinda bashaka bamwe na bamwe ko bari hanze, bishobora no kuvamo no kuba batoroka ubutabera. Yes, ubushinjacyaha bamwe mu baregwa bw'abasaba imyaka 15. Mu by'ukuri ikiregerwa ni iki? Ni ukunyereza umutungo wa ADEPR ungana ute? Amafaranga ni menshi, reka nagiye mu nyandiko, ni ukuvuga ngo hari amafaranga agiye atandukanye. Harimo amafaranga y'abakristo bakusanyije yo kubaka Dove Hotel, harimo inguzanyo za banki za BRD na BK zari zaratanzwe. Aya mafaranga y'abakristo akaba atarishyuwe ideni rya banki yagombaga kwishyura, kandi hoteli yari yararangiye. Aya mafaranga ubwo yageraga hafi muri miliyari 3 na miliyoni 800 ubwayo y'imisanzu y'abakristo. Miliyari 3. ADEPR uhagarariye mu kirego cy'indishyi, mwebwe mwasabye indishyi ya zingahe? Twasabye indishyi zigera muri miliyari 8 n'isaha. Abantu bitega iki muri uru rubanza ko rumaze igihe kinini? Ruzapfundikirwa ryari? Ruzaba itegeko ryari? Maître Safari? Ibyo bizagengwa n'urukiko nirwo ruzatanga umurongo. Igihari ni uko hagiye gusuzuguma impamvu y'ubwihane bw'umucamanza, hakarebwa ko ifite ishingiro mu rwego rw'amategeko. Bishoboka ko umucamanza inteko yari rufite yagaruka mu rubanza cyangwa se igahindurwa. Ariko byagenda kose urukiko nirwo ruzatanga umurongo w'uburyo urubanza ruzarangira, cyane ko rwarangiye icyari gihari n'ibimenyetso bike byavanywe muri BRD byagombaga kuvugwaho gusa. Kandi impande zombi zarabivuze. Uru rubanza rugaragaramo gupezanya, kutubahana mu cyumba cy'urukiko n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri uru rubanza rwubakiye mu kunyereza umutungo wa ADEPR cyangwa se kunyereza umutungo w'igihugu. Nkawe urimo mu ncamake warusobanura gute? Warukora gute introduction mu gihe cy'umunota umwe kugira ngo tugusezerere? Aho ngaho we nahagarara ku ruhande mpagarariye mu rubanza, kubera ko niba ndegera indishyi mu rubanza nk'uhagarariye ADEPR, ni ukuvuga ngo atagije n'ubushinjacyaha twemeranya yuko ibyo ubushinjacyaha barega by'amafaranga yanyerejwe byakozwe kandi tubigaragariza ibimenyetso. Isigaye rero ni umwanzuro w'urukiko kwemeza ko bahamwa n'icyaha nk'uko tubisaba cyangwa kugira abera abantu. Uwo ni umurongo w'urukiko, nta umwanzuro avoka yawufata. Iriya myaka 15 yasabiwe representant legal ndetse na Tom Rwagasana na Christine, iriya myaka saka yabo cyangwa iteganywa n'itegeko? Akaze no kuvuga ngo ibyaha ni byinshi bare. Sibomana Jean, Tom Rwagasana, Christine n'abandi bose bagiye basarwa imyaka 15. Yego, hari igihe habaho impurirane y'ibyaha. Naherukaga kuyumva mu rubanza rwa Prescride. Ibyo byaha rero ntabwo ari icyaha cyo kunyereza umutungo gusa babarega. Babarega n'ibyaha bijyanye no gukoresha inyandiko mpimbano bishingiye ku masheke basinyaga, bishingiye ku nyandiko zakoreshwaga mu gusaba ibikoresho n'ibindi. Bakabarega no gukoresha umutungo nabi ufitiye rubanda akamaro, hashingiye ko amafaranga abakristo bari banatanze yagombaga kwishyura inguzanyo ya banki, ariko bo bakayasohora bayishyira kubaka Dove Hotel. Kuba abagabo kuba igihano cyakwiyongera ni impamvu ziteganywa n'amategeko hagendewe ku mpurirane y'ibyaha. Kuba aba bagabo baratawe muri yombi muri 2017 nyuma gato bakarekurwa by'agateganyo, ntiyaba impamvu imwe nini yaba yaratumye urubanza rutaba itegeko ngo rurangire
kubera amadiru akorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo urubanza rutabe itegeko. Abantu bemeza ko batandukanye, ko iyo umuntu afunze urubanza rwe rwihuta. ntabwo ariyo mpamvu mbibona. uru rubanza muri sitarateji yo kuruburana ni urubanza runini rugizwe n'ibimenyetso byinshi bitandukanye, rurimo ababuranyi benshi, bivuze ngo seanse zarwo rwose kurangira. Kandi hajyamo n'ikindi kibazo gikomeye cyo kuba amaodite yagiye akorwa, ababuranyi bagenda bazana inzitizi zo kutemera amaodite, bikaba ngombwa ko n'inzego za leta zibijyamo zigashyigikira ko hakorwa audite, na RGB ifatanyije na BDO. Ibyo nibyo byagiye bitera kuba urubanza rwatinda, naho kuba baburana bari hanze ntabwo aricyo cyatuma urubanza rudafatwa n'icyemezo. Ni imiburanire yagiye iruranga, ariko duhamya ko ruzarangira uko bizagenda kose. Urakoze cyane, uragira uti ruzarangira uko ruzagenda kose. Reka tugushimire Maître Safari Ibrahim. Aragira ati urubanza uko ruzagenda kose ruzarangira. N'ubundi bajya bavuga bati amaherezo y'inzira ni mu nzu. Natwe nyine so bwa mbere biharanye umucamanza, si n'ubwa kabiri. Kandi muri runo rubanza n'ubundi umva ukuntu amategeko ari mabi, wihana umucamanza akaruvamo. Yego, ejo akagaruka avuga ati nkiharanye umucamanza, hagarutse indi nteko, ukabona ni wa wundi. Iyi modoka ya RIB 830 itwara abayobozi akeshi. Sinzi watawe muri yombi, sinzi uwo yataye mu wakajwiga wesa 30D GR. Yes, reka dusoze kugira ngo tugende mu kindi cyiciro. Yego, reka dusoze duhinira aha ngaha, tubabwire tuti urugendo rwacu ku rukiko nuko rusojwe, ibindi ubutabera kuri bose. Ariko kandi gutinda kuburana kamara umwaka umwe ibiri ntibivuze ko wabuze ubutabera. Uru rukiko Udahemuka Adolphe uyobora urukiko yigeze kutubwira ko iyo rugize imanza nke ruba rufite ibihumbi 20 n'ibintu binini. Yego, reka twizere ko kandi uko biri kose urubanza rwa DPR ruzaba rupfundikirwe uko bizagenda kose ruzaba. IPRC bazahabwa itariki baburane, ndetse kandi na Titi byanze bikunze azaburana. Birasa nkaho abantu bari gusubikirwa muri kino gihe bafite amahirwe menshi yo kuzaburana umwaka utaha. Biragoye ko tuzigera tubona abantu bafite amahirwe menshi yo kuzababere. Oya, ako niba ari kuburana umwaka utanye nubwo nta kundi. Yego, Sareka Jara, reka mushimire. Ndagushimira Jean Paul. Gahunda zacu zirakomeza. Yego. Cheers.